Ibikorwa by'ingenzi byakozwe mu mwaka w'imihigo 2022-2023 mu karere ka Ngororero bigaruka cyane ku nkingi eshatu za guverinoma arizo imiyoborere myiza, ubukungu n'imibereho myiza. Duhereye ku nkingi y'imiyoborere myiza, umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe agaragaza ko hakozwe byinshi birimo gukemura ibibazo by'abaturage binyuze mu nteko z'abaturage kandi bakagenda banyuzwe. Mu miyoborere myiza hari ugukemura ibibazo by'abaturage no kurangiza imanza. Muri uyu mwaka rero w'ingengo y'imari dushoje hari ibibazo twakemuye, twishimira ko abaturage bacu babonye ibisubizo kandi bibanogeye. Umugoroba w'umuryango aho abaturage baganira ku buryo bikemurira ibibazo nabyo byafashishije mu miyoborere myiza. Abayobozi kandi barahura bakaganira aho bageze mu bikorwa bishyira umuturage ku isonga binyuze muri gahunda zitandukanye nk'inama mpuzabikorwa n'icyumweru cy'umujyanama, aho abajyanama bamanuka bakegera abaturage bakabagaragariza aho bageze bakora ubuvugizi ku byo babatumye. Abaturage bahamya ko kujyanamo n'abayobozi mu bibakorerwa bigira uruhare mu kurinda ibyagezweho no gutanga umusanzu mu kwiyubakira ibikorwaremezo. Imiyoborere myiza kandi niyo shingiro y'iterambere ry'ubukungu ku muturage, ku karere no ku gihugu muri rusange. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero agaragaza byinshi byakozwe mu mwaka w'imihigo 2022-2023 birimo ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi, imihanda, ibiraro byo mu kirere n'ibindi bigamije iterambere ry'umuturage. Abaturage bagejejweho ibyo bikorwa bagaragaza ko bigenda bihindura ubuzima bwabo. Aba bahawe amazi mu murenge wa Muhanda ahubatswe umuyoboro wa kilometero zisaga 20 w'amazi Kinyamasuka Nganzo. Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo bishingirwaho ngo umuturage yiteze imbere akora amasaha menshi, gucunga umutekano n'ishoramari. Aba baturage babasha gukora imirimo nijoro kubera amatara yo ku muhanda bacaniwe, bikarushaho gufasha ku gucunga umutekano no kwisanzura kw'abaturage. Bagura bwije kubera amashanyarazi niho babonye umwanya w'amafaranga, bifasha kugura ikaramu, amakayi, abana bakabona inifomo bakajya ku ishuri. Mu bukungu kandi byakozwe mu mihigo birimo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi nk'inkingi ya mwamba igize ubukungu bw'abaturage b'akarere ka Ngororero. Hakozwe byinshi birimo guca amaterasi ndinganire ku butaka buhuje, guhinga ibihingwa byatoranyijwe ngandurarugo birimo ingano, ibishyimbo n'ibigori, ibirayi n'ibindi bigamije guteza imbere imibereho myiza y'umuturage. Hari gahunda cyangwa se imihigo igendanye no guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe, yaba ari ibigori, ibishyimbo, ibirayi, imyumbati, ingano ndetse na soya. Uwo ni umuhigo twashyize mu mihigo y'uyu mwaka turangije 2022-2023 kandi twawesheje 100%. Ikindi dushyira mu mihigo kinafitiye abaturage bacu akamaro no gukora guca amaterasi y'indinganire, aho uyu mwaka twaciye amaterasi kuri hegitari 499. Ni ubuso mu by'ukuri twaciyeho amaterasi ndetse duca n'imirwanyasuri kuri hegitari 650. Abaturage baciriwe amaterasi y'indinganire bahamya ko yabafashije kurwanya isuri, kurumbura ubutaka no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Amaterasi ni meza. Hano mbere warahinga utakoresha ifumbire ugataha. None ubu twateye mu bwatsi dutera imyaka, twatewe n'ubwatsi ku mingoti butunze inka zacu. Amaterasi rero wahinze agafumbire ntabwo kagenda, ntabwo ubona umusaruro guhagije. Ubwo ikindi cy'amaterasi gatumariye, umuntu yaroraga nk'agatungo cyangwa agashakira umuntu yaragira akamuha agafumbire. Ubwo twarateye ubwatsi burahari nta kibazo, mbese ntacyo turi kubura. Twashimira abayobozi kubera yuko badukoreye, nta kintu twatanze kugira ngo badukorere, mbese twabashimira. Amakoperative y'abahinzi mu murenge wa Kabaya aharwanyijwe isuri hacigwa amaterasi y'indinganire barushijeho kongera umusaruro w'ingano bahinga ku bwinshi ku butaka buhuje. Uyu ni umwe mu bagize koperative Kabekam ihinga ingano muri uyu murenge, ahagaragaza ko umusaruro wiyongereye nuko wafashije abaturage kunoza imirire no kwiteza imbere. Ubu hano twahinze ubuso bwa hegitari 8, dukoresha ifumbire y'imborera mvaruganda, tugashyiramo n'iswagara, tugatera no ku mategeko uko tuba twarabihuguwe. Tutarahinga ku murongo ntabwo twabonagamo umusaruro uhagije. Ubu no vango umusaruro wariyongeye uko twatangiye guhinga kijyambere. Kuri hegitari 8 turateganya nibura toni 16.
guhuza ubutaka bituma duhinga kijyambere tukabona umusaruro mwiza, bese twumva nta kibazo. Ubuhinzi bw'ingano bumaze kutugeza kuri byinshi. Urabona dufite nk'abana biga mu mashuri, ahandi dukora amafaranga muri koperative, kwishyura mitiweli, mitiweli nyine ubwisungane mu kwivuza, ejo heza n'izindi gahunda za leta, mbese ukabona tuzishyira mu bikorwa. Gukora imihanda ni kimwe mu bifasha abaturage imigenderanire n'imihahiranire, bakageza umusaruro wabo ku isoko no kugeza abarwayi kwa muganga bakabasha kwiteza imbere. Aba baturage barishimira uko imihanda bubakiwe igenda ibafasha kwivana mu bwigunge. Y'umuhanda ubonetse aho twakoreshaga imbaraga duheka tutanagenda neza, imbere hasi hagira byoroshye, umurwayi ajya kwa muganga ku gihe, kandi yageze kwa muganga ku gihe ababasha no gukira ku gihe. Ibyo rero bituma twishimiye tubonye ibikorwaremezo bidusanga, kuko ni twebwe bifasha kandi hari icyo bituruhuraho natwe, bigatuma mu mitima yacu twumva dutekanye. Ubuhinzi bw'icyayi ni ishingiro ry'ubukungu bw'abatuye imirenge ya Muhanda, Kabaya, Kavumu, Sovu na Kageyo mu karere ka Ngororero. Icyayi kirahingwa ku bwinshi kandi kigateza imbere abagihinga nk'umwuga, bahamya ko ubatunze, dore ko banagihaye akabyiniriro k'amadolari y'icyatsi kibisi. Turi abahinzi basaga hafi 200 twibumbiye muri koperative Turere. Umusaruro uhagaze neza kandi umeze neza. Abaturage barabyumva cyane bakanabyitabira, ndetse bijyanye no guhuza ubutaka. Ngira ngo muri 2013 na 14 twari dufite hegitari zigera kuri 400, ubu turimo turasaga hegitari 1000. Birumvikana ko umuhinzi w'icyayi wese ubundi ubusanzwe aba ari umukire. Ubikiro kigeze ku mafaranga asaga 300. Byumvikane ko hari abahinzi ndetse banini bahembwa amafaranga tubutse ari hejuru ya miliyoni 3, 4, 5. Turarya, tumeze neza, turubaka, tubaheza muri rusange. Ikigaragara neza nuko umuntu wese winjiye mu buhinzi bw'icyayi abatandukanye cyane n'ubukene. Ubundi tubyita amadolari y'icyatsi kibisi. Nta wavuga imibereho myiza ngo areke kugaruka ku ngamba zo kurwanya imirire mibi n'igwingira ku bana, kugira ngo ejo h'umuturage hazarushaho kumera neza. Amarerero y'abana, igikoni cy'umudugudu n'umuganura w'umwana ni zimwe mu ngamba zatejwe imbere ngo igwingira ricike mu karere ka Ngororero. Aba babyeyi bagana abajyanama b'ubuzima bagapimisha abana, bakanigira mu gikoni cy'umudugudu uko bategura amafunguro yuzuye. Kugira umwana wanyagire mu mirire myiza no kumugaburira ibiryo byuzuye birimo intungamubiri, akoresha imboga, dodo mu gihe natabonye dodo, ngashyiramo indagara, mu gihe natanabonye indagara nkamubonera iryogi, mu gihe natanabonye n'igi, ikinyomoro, itunda akabibona. Ibanga nkoresha umwana wanjye mwitaho cyane, nkamugurira imbuto, nkamugurira amagi n'amata, niyo nabona inyama ngurira n'indagara, nazo nta kibazo, umwana wanjye akazirya. Kwita ku bafite ubumuga ni ingenzi cyane mu kurengera ibyiciro by'abanyantege nke. Izi nzira z'abafite ubumuga zubatswe ku kigo nderabuzima cya Muramba, zifasha korohereza abarwayi n'abandi bafite intege nke bagana ivuriro. Ni inzira zaje ari igisubizo ku barwayi batugana, cyane cyane abafite ubumuga, kuko bajyaga baza gufata serivisi hano, ashaka serivisi runaka yahagera akaba atashobora kwigeza kuri iyo serivisi. Uburezi bwatejwe imbere mu mihigo y'umwaka wa 2022-2023, ahubatswe ibyumba by'amashuri y'incuke, ay'imyuga no gushyiramo ibikoresho bigezweho. Aha ni ku ishuri rya Kimiramba ryuzuye, rikaba rifasha ababyeyi korohereza no kwigisha abana babo. Ubwo rero twaba turi gushima ubuyobozi bwiza burangije budutekereza ubona ko ibyo bidahagije, batuzanira iri shuri rifatika riri aha harimo na ziriya ntebe wagira ngo ni iz'Iburayi mwazibonye. Nuko babonaga ko hari ikibazo, murabona uriya muhanda wa kaburimbo uciye hari hakurya, babonaga ko abanyeshuri kugira ngo bajye kwiga bigoranye, urabona n'abana batoya kugira ngo bambukiranye uriya muhanda bagira hakurya Gaseke byari bigoye. Ahandi hari ikigo cy'amashuri ni hakurya y'ingiye ahantu bita mu kagari ka Gaseke, naho hari umugezi uciyemo wa Rubagabaga. Babona ko rero kugira ngo abanyeshuri bambukiranye uriya mugezi bajye kwiga ko ari ikibazo. Akaba ari ugushima leta nziza cyane itekereza ku bana b'u Rwanda bejo, abana bigiye hangaha bazajya bimuka bajye Mwagara yo hepfo n'ibidukundira, cyangwa se bajye ni Gaseke.
Amashuri y'imyuga kandi arafasha urubyiruko kwigirira icyizere cyo kubona no kwihangira imirimo. Aha ni mu murenge wa Muhanda ahuzuye ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro, abahiga bakaba bizera ko nta kabuza bazabona akazi nyuma yo kurangiza amasomo. Iri shuri ritaraboneka byari bigoye, iri shuri kuva ryaza ikintu rigiye guhinduraho ku buzima bwanjye bishobora kuba namara kurisohokamo maze kugira rwose ibintu akazi imirimo niyongere kubura. Kubaka no gusana amazu y'abatishoboye ni kimwe mu bisubizo byagezweho mu gusubiza ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage. Aba bakecuru batishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bubakiwe inzu mu murenge wa Kabaya bakaba babayeho neza. Jewe narindiho nabi, nabanje gutura ahantu muri Gisebeya nkurwayo n'intambara, imibu, ibintu mbese byose akaba ari byo bitaha. Nuko ngiye kubona mbona leta y'ubumwe yo kagira Imana, ejo bundi tugiye kubona tubona inzu ziruzuye. Ubwo tubona ejo bundi bazidushyizemo n'agasafuriya n'igikombe n'igikoresho cyose n'isahane, intebe nziza muri kuyibona nicayeho. Ubwo mbese ibintu muradushimira, mudushimire Perezida Paul Kagame, bazanye umuceri, bazana ibishyimbo, bazana mbese amavuta. Ubundi kurya ivuta nta kibazo mfite. Ako gafiriti nakifuzaga none ubundi kukarya nta kibazo. Uruhare rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'Akarere ka Ngororero mu kwesa imihigo narwo ni ingenzi mu kwesa imihigo, aho imiryango itandukanye itari ya leta itera inkunga abaturage kandi bakagaragaza ko bazakomeza. Mwumvise umuhigo twesheje aho twari ku bice birenga 50% tukaba tugeze kuri 23 n'ibice 6%. Icyo ni igipimo gishimishije cyane kigaragaza ko rwose duhagurukiye hamwe twese n'ubundi twarwanya iyo mirire mibi kandi tukayirandura. Ikindi navuga mu buzima, Karere kacu kari gafite ikibazo cyo guhangana na malaria, dubifashwemo na Caritas Rwanda n'umushinga wa Iterambere, umuryango w'Ababiligi ushinzwe Iterambere. Tumaze kugera rwose ku bipimo bishimishije ku buryo Ngororero yavuye mu turere 10 twa mbere dufite malaria ku mibare iri hasi cyane rwose. Umuyobozi w'Akarere ka Ngororero ashimira uruhare rw'abafatanyabikorwa n'abaturage mu kujyanamo mu kwesa imihigo kuko ari ingenzi cyane mu kubaka icyerekezo cy'igihugu. Ubuyobozi bukaba busaba ko ubwo bufatanye bwahoraho kugira ngo Akarere ka Ngororero gakomeze kwesa imihigo.